Muraho neza turabasuje aho muri mu mpande zose z'isi zitandukanye amahoro y'Imana bane namwe mwakwibaza ngo nihe turi ni kuri Mubwire TV nta kindi tubwira abantu ko ari beza kubwira abantu ko tubakunda kubwira abantu ko tubashimiye kubwira abantu ko ari ab'ingenzi mu buzima bwacu nyuma yo kurira tugasanga abantu benshi bakomerekejwe n'amagambo atari meza babwirwa twaravuze ngo niki twakora ni igiki twazana muri societe nyarwanda reka tubwire abantu ko ari beza reka tugire abantu tubwira ko tubakunda reka tugire abantu bongera kuryoherwa n'ubuzima bagire bumve ko kubaho nabo hari impamvu yo kubaho murabizi rero dukora ibiganiro bitandukanye umunsi ku munsi hari igihe dukora surprise hari igihe dukora content zitandukanye ariko uyu munsi twavuze ngo hari igihe dutungura abantu badutumyeho cyane natwe hari abantu tuvuze ngo uyu munsi dushaka umuntu dutungura uyu munsi rero narebye ndavuga ngo uyu munsi tugira umuntu tugeraho uyu munsi natwe tugira umuntu tubera umugisha uyu munsi tugira umuntu twongera kwereka urukundo yongere kuryoherwa yongere kumva icyanga cy'ubuzima ndavuga rero uyu munsi ndaza gutungura umuntu ucuruza ariko ucuruza mu buryo buri ahangaha twabwita nk'aho buciriritse ariko si buciriritse mu maso ye cyangwa mu maso yacu kuko hari abantu bufasha ariko bataragira ahantu hanini ho gukorera bakigendagenda bashaka abakiriya cyangwa byaba na ngombwa akicara ahantu agategereza abantu uyu munsi rero navuze ngo hari umuntu ngomba kugeraho nkamutungura mwakwibaza ngo uwo muntu ninde niga segonderi twariganye icyo gihe ari umwana nanjye nkiri muto twiga segonderi ariko twiga amasection atandukanye ku ishuri twamwitaga kadede mu minsi ishize rero najyanye umwana ku ishuri ahantu yagiye kwiga ntungurwa no kumubona nawe yicaye aho ariho acuruza imbuto muri Kicukiro abantu bazi quartier ya za Saint Joseph nibabona iki kiganiro muzahita mumumenya kuko arazwi cyane ahamaze igihe ajyana imbuto ndavuga ngo nanjye nzamutungure mbese aryoherwe yongere kumwenyura abone ko ari umuntu umukunda abone ko ari umuntu umutekereza ibi ngibi mbibona ko uba ari umuteguro w'Imana ni gahunda y'Imana iba yabikoze yashatse kuvuga ngo wenda imunezeze ubusanzwe rero tujyana n'abantu umuhanzi ariko ntiyabashije kuboneka kuko nawe ni amasaha y'akazi ari mu kazi ariko mubane natwe tugende turebe uwo muntu tumuremere ibyishimo murabona hari abantu bibatari ngombwa ko tujyana n'indabo navuze ngo ubutumwa bwe tumwandikire muri iyi envelope message irimo nayibona aramwenyura avuge ngo nanjye hari abantu bankunda nanjye hari abantu bantekereza ndetse nubwo ari impano ku bwanjye nakwita ntoya ariko ifite icyo iri bwongere ku buzima bwe reka tugende rero tuze kureba ukuntu abyakira ukuntu yifata ese aramera ese aratungurwa ese arabyemera ese biragenda gute muze tujyane tujye kureba uko bigenda murakoze Kade bitese sawa kiri uraho neza uraho amakuru ni meza umeze utese umeze neza cyane uyu munsi rero turakugendereye turagusuye kera kano kantu gafate turagusuye ntago ngusuye nka Sylvie tugendereye nka Mubwire TV mfite channel cyangwa umurongo ukorera kuri YouTube witwa Mubwire TV nta kindi ubwira abantu ko ari beza ubwira abantu ko bakunda ubwira abantu ko bashimira kandi ubwira abantu ko ari ingenzi mu buzima bwabo uyu munsi rero natekereje njya nkora ibikorwa by'amasiripurize byo gutungura abantu uyu munsi numvisha ari umuntu ushaka gukorerwaho umugisha ndavuga ese natungura nde nareba nde narakubonye nzanye umwana ku ishuri ariko ndavuga ngo ubutanzaza ngo usange ngo utungure reba ukuntu uzabyakira reka mbanze nkwambika akamikro ubundi umbwire ukuntu uri kwiyumva uriyumva gute hagati ndishimye ubura umukorege wanjye tukaba duhuye none ukaba wahisemo kunkorera surprise nk'iyi ngiyi rwose ndishimye cyane amakuru se y'iminsi umeze ute ubuzima buragenda nta kibazo ncuruza ibi bintu abana bakarya minerivare ikaboneka na mituweli ikaboneka nta kibazo cyo gushaka akazi rwose mba numva nkeneye Imana ishimwe cyane narakubonye rero twari tumaze igihe kinini tutabonana kandi koko turi abakorege twarahuriye ku ishuri ariko kubera ibyo bikorwa byanjye njya nkora byo gutungura abantu byo kubwira abantu ko ari ingenzi nkubonye rero ucuruza numvishe nishimye ndavuga ngo nimba Kadete yaravuze ngo reka ncuruze izi mbuto zikaba zintunze nkaba njyana abana ku ishuri harya umwana wawe mukuru ubu ngubu ageze mu kangahe umwana wanjye mukuru wageze mu wa 6 primaire ubu ufite abana bangahe 3 ufite abana 3 wow ni byiza cyane abana 3 umwe akaba yiga muri primaire mu wa 6 urumva ko rwose uri umubyeyi mwiza kandi umubyeyi utaracitse intege umubyeyi
utaremeye ko ubuzima bumushyira hasi. Tujya tubona abantu benshi bananirwa gukora, bananirwa gutangira ubuzima, bagafata abana bakirirwa babazengurukana cyangwa akabashyira ku muhanda ntibige, akajya kuvuga ngo bajye basabiriza, bakazenguruka ibipangu. Utuye no muri quartier nziza, nkaho yakwicaye nk'uko ngo acuruza imbuto, ahubwo akajya afata abana akabashora mu bipangu gutya by'abaturanyi. Rero wagize igikorwa cyiza, ngiye narabibonye binkora ku mutima. Uribuka ko umunsi wa mbere duhura nkubona nahise nkugurira biriya rero nabikoze nk'iki, nanakuguriye wenda atari kuvuga ngo ibyo nguze ndabikeneye cyane, ahubwo byari ibyo kuvuga ngo nanjye mbese nkugirireho umugisha, twese tugirane umugisha. Byaranshimishije cyane. Nasigaye mbwira abantu twari turi gucuruzanya kuri aba muntu twabanye ku ishuri tubana neza, nanjye mba nk'umuntu ushobora kubasansibiliza kujya kuri iyo cano yawe ngo bajye bareba ibyiza utunguramo abantu. Kandi koko warambwiye ngo hari utuntu duke na duke unyibukiraho ku ishuri. Ku ishuri nari umuntu umeze ute, nitwaraga gute, byari bimeze gute? Ku ishuri wari umwana mwiza, umwana ukunda gusengera abandi barwaye muri dorotwari, uririmba muri korali ukanezeza abantu. Ibyo byose byari byiza kuri wowe. Icyo nzi cyo ni uko wakundaga Imana. N'ubu rero ndacyakunda Imana, kandi n'ibi bintu nkora ni Imana inshyigikira, ni Imana inshoboza. Naje gusanga atari umuhamagaro wanjye nishyizemo, ahubwo ni umuhamagaro w'Imana, kuko ahantu henshi no kuri social media hari inkuru zabiracitse, hari inkuru za karabaye, hari inkuru zo kubwira abantu ko bapfuye, zo gutukana, zo guhangarana. Ariko naravuze ngo reka nereke abantu ko hakiri icyizere cyo kubaho, hari icyizere cyo kuryoherwa n'ubuzima, hari icyizere cyo kumva ko ubuzima bushoboka. Uyu munsi waba umeze gutya, ni nacyo nifuza. Waba uri ufite izi mbuto wicaye hano ku ishuri, wicaye hano ku muhanda, ariko ejo mu gitondo ukaba wicaye mu iduka ryawe, ufite akazu kawe karimo ama etajeri y'imbuto, ama watermelon, imyembe. Ibyo byose Imana irabishoboye, ntabwo ari twe twishoboza, ahubwo Kristo niwe udushoboza. Rero nanjye naje kubwira ngo kuraje, ntihakagire ikintu kiguca intege, ntihakagire ikintu kikubwira ngo ubuzima bwusubije hasi, kikubwire ngo mbese ese wowe uzagera he, ese urabona amashuri yose wize uri umuhanga. Ndakwibuka ku ishuri harya wigaga indimi, n'izi ndimi n'ubuvanganzo, ariko kubera kuba intore no kwanga guteseka hasi ngo nsubizwe hasi n'amateka mabi nagiye ncamo, nahise nkura amaboko mu mufuka. Nyine nk'umuntu wize, urumva ntabwo nakagombye gukora ibi ngibi, nakagombye kuba ndi mu bindi bintu, ariko nabonye aho kugira ngo nicare abana banjye basabirize, rwose nasanze ibi ngibi bimpa icyo kurya, bikandihira abana ishuri. Umubyeyi ku ishuri iyo bampamagaye nk'umubyeyi, mpagira ndi present rwose nk'umuntu witeje imbere. Urumva Imana ni nziza, nta kintu Imana itaguheraho umugisha. Abantu bo kuri Mubwire TV rero, uyu munsi nabikoze nkanjye, uyu munsi naje nkanjye. Hari abantu mujya mumbaza ngo ese ngo nta muntu natwe twatungura, ngo ese ngo nta muntu ngo twakorera ikintu cyiza. Muze dukorere uyu mwana w'umushuti wanjye, uyu mubyeyi. Ubu twabaye ababyeyi, usibye kwa kundi abantu bose n'abasaza muri kaminuza uvuga ngo umwana twigana kandi wenda ushaje. Uyu twariganye ku ishuri ari we muto, tumwita Kadete. Twigaga amasection atandukanye, ariko twariganye tubana muri dortoir zimwe. Rero mwebwe mwifuza gukora ibikorwa by'umugisha, mwe mwifuza gushyigikira abantu, mwifuza kwereka abantu urukundo, ni muze nawe tumwereke urukundo. Nimba ari umubyeyi wanze gusabiriza, nimba ari umubyeyi wanze kuvuga ngo abana abashyire mu muhanda bagende basabiriza bakomanga ku bipangu, akavuga ngo nzicara ncuruza iyi mineke yanjye igaburira abana banjye, bishyure mituwere, yishyure minerivare, si twamugiriraho umugisha? Si twakora tukamushingira, tukamuha igishoro, agafata inzu cyangwa agafata ibaraza? Yarambwiye ngo n'ibaraza bijya bishoboka, agafata ku ibaraza agashyiramo etajeri. Usibye ko kwizera ngewe mfite ngewe muri njye ntabwo ari uko gushyira ku ibaraza, ahubwo ni ukwizera kuvuga ngo Kadete tumushakire inzu, ajye mu nzu acuruze, areka kujya agenda arwana n'abapolisi, areka kugenda arwana n'inkeragutabara bamutwarira ibintu kubera ko akora mu buryo butemewe. Njye namwe dufatanyije twamushingira ahantu ho gucuruza, twamushakira ahantu haba igishoro, tukakimuha agacuruza, ubuzima bukarushaho kugenda neza. Murumva ejo bundi umwana agiye kujya muri segonderi, niko inshingano zirushaho kwiyongera. Uko iminsi itambuka inshingano ziriyongera, ariko yabonye aho gukorera na bizinesi yagutse, niko umutima we watuza, akaba umubyeyi ufite amahoro. Uyu munsi rero Kadete, urumva naje nkanjye mu mbaraga zanjye nkeya, mu bushobozi bwanjye, ariko nshyiramo hano ndavuga ngo uyu munsi aka kamverope nkuzaniye, nzi neza ko nuza kugafungura harimo icyo uri bubone. Uyu munsi uvuge ngo ni Imana yangendereye, uyu munsi uvuge ngo ni Kristo wansuye. Uyu munsi Imana yashatse kumbwira ngo nongere mbeho, nongere ndyoherwe n'ubuzima, nongere numve ko kubaho bishoboka. Iyo ni message yanjye inturutseho, ariko ndabizi neza n'abantu bo kuri Mubwire TV ko bazanyoherereza ubutumwa, tukagaruka kugusura, tukagaruka kuguhindurira ubuzima. Ngiye nkikubona muri nge
narifuje ndavuga ngo ni gute abantu nimba bashyigikira abandi badakora ibintu byiza, ni gute tutashyigikira umuntu nk'uyu mwiza, ni gute tutashyigikira umuntu w'umubyeyi utaremeye kuvuga ngo ajye asabiriza, ajye kwiba, ateke imitwe, abe umwesikoro. Ibyo byose birashoboka ko akavuga ngo ndarwana n'ubuzima abana banjye babeho. Kade, ako ngako ni akamesaje gato kanjye, ni ikimenyetso gitoya cy'ibyiza kikubwira ngo urakunzwe, kikubwira ngo ubuzima hatana, ubuzima nyine ni intambara, ubuzima ni urugamba, ariko ntuzemere gusubira hasi, ahubwo ukomeze uvuge ngo uko nkora. Imana yaguhaye umugisha, abana ni umugisha, ni umwandu uturuka ku Uwiteka. Noneho kuko bari kwiga, urabizi kwiga nyine bizagira umugisha kandi bizagera kure. Bantu rero bankunda, nshuti zanjye, babandi nyamamagara mukanyita, babandikira kuri stati mukanshyigikira, murabizi abantu twakoranye ibikorwa byiza, twasuye Mama Diane, abantu bari kwiga, twabishyuriye ishuri, n'abandi hari abambwiye ngo ko mutambwiye nanjye igikorwa ngo mushyigikire. Ni muze dushyigikire Cadette, tumushakire inzu, tumushakire igishoro, tumushyire mu nzu yicara acuruza imbuto, kandi bizarushaho. Uyu muntu tumukurikirane, uyu muntu tumwiteho, tuzabona n'umunyago, ni umugabane mwiza imbere y'Imana. Tuzaba dufite umuntu twahinduriye ubuzima, ndetse tuzatuma ubuzima bwe bwishima. Hanyuma nyuma yo kubona ibikorwa nkoze, se urumva umeze ute? Mubwire TV kugendereye, nkaba nguhaye aka kamverope, urumva umeze ute? Siri ndishimye cyane kuko ntari mbyiteguye, gusa ndishimye nshimira abantu bagufashije kugera kuri iyi cano, kugira ngo ubashe kutugeraho natwe tubona abo tugiriraho umugisha cyangwa batugiriraho umugisha. Ni ukwandikisha ku Mana, Imana ijya ibaha umugisha. Murakoze. Cadette arakoze cyane, kandi ndakwifuriza umugisha w'Imana, ndakwifuriza kurama, ndakwifuriza guhirwa, ndakwifuriza gutera imbere, ndakwifuriza ko nzajya nkunyuraho nkabona wicaye ahantu nanjye nkaza kukugurira, nanjye Imana ikampa umugisha nkaza nkakugurira, ariko nkakugurira ufite ahantu wicaye. Ubu hano hanze imvura ishobora kugwa, izuba riragwa, iyo izuba rivuye imbuto zirapfa, nyine ni igihombo, cyangwa se bashobora gucaho bakabitambukana akaba arahombye, ariko ari mu nzu nta kibazo na kimwe yagira. Nshuti zanjye, bantu mushaka gukora imirimo myiza, bantu mushaka ko namwe imbere y'Imana muzibukwa, bantu mushaka gushinganisha bizinesi zanyu no gushinganisha ibyanyu, nimukore ibintu nimukorere umugisha, nimugire abantu mwibuka. Mujye murebera ku nkuru za Batabita, Imana yabibutse kubera iki? Imirimo igizura umuntu, imirimo igigarura ibintu by'umuntu byanyazwe. Rero dukora imirimo myiza izaba urwibutso rwiza imbere y'abantu ndetse n'imbere y'Imana. Tuzagira ibintu byiza abantu batwibukiraho. Ese wowe abantu bakwibukira kuki? Ese wowe abantu, hari umuntu n'umwe waremeye ibyishimo? Nimba bidashobotse ko ku munsi waremera umuntu ibyishimo, muremere mu cyumweru. Nimba icyumweru kidashobotse, muremere mu kwezi, uko iminsi itambuka uha umuntu ibyishimo. Rero ndabakunda, ndabashimira abantu bo kuri Mubwire TV, muri abantu banjye. Imana ibaha umugisha, Imana ibagure, Imana ibashyigikire, ariko muze dukomeze dukora ibikorwa byiza, turemere uyu mubyeyi, tumugeze ahantu heza, natwe tuvuge ngo hari igikorwa twakoze. Murakoze, Imana ibaha umugisha, kandi ikomeze kubashyigikira, mukomeze kubana natwe, mukore like, mukore share, mukore comment, mutubwire, ndetse namwe mujye mukora ibikorwa byiza. Nibinaba ngombwa muduhamagare, twereke abantu ko ibikorwa byiza bigihari. Ndabashimira rero, Imana ibane namwe, ndabakunda.